Bakunzi ba PCTV ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turejejwe n'Imana nanone yongeye kutwemera ko duhura uyu munsi. Bifurije icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, icyumweru cy'imbabazi z'Imana, icyumweru cyo kugirirwa neza, icyumweru cyo gutabarwa, icyumweru cyo kongera kubona Imana no kumva Imana, icyumweru cyo kugendana n'Imana, icyumweru cyo kugarukira Imana bari baragiye kure yayo, icyumweru cyuzuye imigisha iva ku Uwiteka umwami Imana. Yesu abampera umugisha umurikiye muri aka kanya. Reka dusangire ijambo ry'Uwiteka umwami Imana duhe kuri uyu munsi, kugira ngo dushobore guhagararana, ko dushobore kuganira, ko dushobore kuvuga imirimo Imana ibirimo gukora umunsi ku munsi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mana nziza mwami w'abami, ngushimiye ubuntu n'imbabazi byawe, ngushimiye neza yawe ihoraho, ngushimiye uburyo dukunda kandi ukatwitaho, ngushimiye mwami ko waduhe n'icyumweru cyiza cy'umugisha. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, abahungu n'abakobwa mwami Imana bateze amatwi ijambo rye muri aka kanya, reka batangire kubona ubutsinzi buvuye kuri wowe, batangire kubona imbaraga zikora ibitangaza n'ibimenyetso, batangire kubona impinduka ivuye kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'abami nyiringabo, naba ari nge ahubwo umwuka wera azakora imirimo n'ibitangaza, umwuka wera azahindura ibikomeye byoroshye, umwuka wera azayubaka itorero ryawe, kuko waravuze ngo uzubaka itorero n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Mana tuzanyeganyega kuko uri kumwe natwe, kuri ku ruhande rwacu, kuko uri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde. Mwami nzi neza yuko ari ntawe. Ngaho rero ngwino uganze, ngwino ukora imirimo n'ibitangaza, ngwino tunezeze kandi tuneshereze muri byose mu izina rya Yesu Kristo bitubyizera. Amen. Rero bakunzi ba PCTV ndabashuje nanone mu izina rya Yesu Kristo, kandi munyemereye mungire neza kunyemera ko tuganira uyu mwanya w'ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. Turakomeje umunsi wacu wa kane w'amasengesho, kandi Imana ikugire neza ikwiteho. Wowe wabanye natwe tugatangirana, nubwo tutatangiranye ariko uyu munsi nawe watangira ugasenga. Imana yakumva kandi Imana yakora ibikomeye. Kandi nongera kubabwira ngo mushobora kujya umpamagara kuri telefone yanjye 0788 430085. Wanyandikira wampa ibyifuzo byawe tugafatanya gusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Muri aya masengesho hari ibintu bitatu nshaka kuyonganire nawe. Turi muri Zakariya 8 uhereye ku murongo wa mbere, ariko umunsi tugiye kuganira ku murongo wa 16. Murongo wa 16 ni umurongo nawo mwiza kandi uvuga muri ubwo buryo bwo kwiriza ubusa no gusenga. Hari ibyo tugomba gukurikira, hari conditions. Ariyo iya mbere abango ibyo muzajya Zakariya umurongo wa 16 ku gice cya 8 abango ibyo muzajya mukora nibi: umuntu wese ajya avugana iby'ukuri na mugenzi we. Cyo ni icyambere, buri wese avugana iby'ukuri na mugenzi we. Iyo tuvuze ukuri, iyo turi mu kuri, Imana nuko kuri. Imana Yesu yabango ninge kuri, ninge mugingo. Yesu no yisukuri. Yesu rero n'umunyakuri wamvije dusezeranya byose ajya bisohoza mu izina rya Yesu. Rero ijambo ryaratubuye ngo iyo muzajya mukora nibi: umuntu wese ajya avugana iby'ukuri na mugenzi we. Muve mu gutebya, muve mu kuvuga ibintu musanga muca hirya no hino, ahubwo muvugishanye ukuri cyangwa mubwizanye ukuri we na mugenzi wawe. Icyaka mujye muca imanza zitabera z'amahoro. Icya gatatu ngo imanza zitabera z'amahoro muri mu mihariro yanyu. Kane ngo kandi ntimukagambanirane mu mitima yanyu. Haleluya. Ntimukagire ubugambanyi mu mitima yanyu. Hari igihe tujya dukora ibyaha, aricyo kigiye nkubwire ngo dukeneye kwiyeza no kwitunganya, ko dushobore gusenga Imana itwumve, ko dushobore gukorana n'Imana kandi tugendane nayo mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ujye ukora iby'ukuri, uvugane na mugenzi w'iby'ukuri, kandi ntukagambanirane mu mutima wawe ngo n'indahiro z'ibinyoma zose, kuko ibyo byose ari byo nanga, ni Uwiteka avuga. Reka nongere nsubiremo Zakariya 8 umurongo wa 16 aravanga ibyo muzajya mukora nibi: umuntu wese ajya avugana iby'ukuri na mugenzi we, mujye muca imanza zitabera z'amahoro muri mu miharuro yanyu, kandi ntimukagambanirane mu mitima yanyu, ntimukemere indahiro z'ibinyoma zose, kuko ibyo byose ari byo
nanga, ni Uwiteka avuga. Ijambo ry'Uwiteka wa 18 ngo maze ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho rivuga riti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, kwiyiriza ubusa byo mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kwa 5 no mu kwezi kwa 7 no mu kwa 10 bizahindukira b'inzu y'Ubuyuda iminsi y'umunezero n'iy'ibyishimo n'ibirori byiza cyane, n'ibirori byiza kandi cyane. Nuko nimukunda ukuri n'amahoro. Haleluya. 20 ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, muzabona amahanga azanye n'abaturage bo mu midugudu myinshi, kandi